akacu k'uyu munsi tugatangiriye muri resitora. Barakwereka hari abasore babiri bari muri resitora ndetse bari gusangira. Ati se Peace, turetse kubeshya koko uretse kwirarira ndetse no kwiyemera, ubu koko ibyo biryo watumije uri kubona uribuze kuba wabimara koko? Hari rwose ndabizi neza mwana, ndaza kuba nabimara ndetse ni nabike cyane. Sha Peace, uretse kutanyumva ndetse utajya unanyumvira, ariko gusa nyine tuba turi kugaspia pe. Uzi ko ibintu biryo utari buze kuba byajya munsi y'amafaranga 50,000. Ego rwose birahenze, gusa wibuke ko rwose amafaranga ndafite ndetse ndibuze kuba nakishyura. Rero ntabwo wabigiraho ikibazo rwose, ntacyo bitwaye bana, ndetse ntubigire birebire rwose, biroroshye cyane. Ati yes, banari rwose ubwo nguri buze kuba wabyishyura. Reba bari abantu bose ukuntu bari kutwitegereza, uzi ko batangajwe n'ibiryo rwose cya twakabije bro. Ariko wajya ureka kwita ku bantu mana, abantu se bakureba barakubaza iki? Ahubwo Bituma nirire ndetse uve muri ibyo ngibyo rwose, nukomeza ko ibyo ngibyo nta n'ikintu uri buze kuba wafata rwose, ntabwo uri buze kuba warya. Sha Peace, nyine nuko ntashaka gusa twakabije pe ndetse twarengereye. Ibi biryo ni byinshi ku rwego rw'uko utabitekereza. No bro, nta birenze mani, ni bike cyane, ahubwo nkurikije nge n'inzara nari nifitiye ndikumva ari bike cyane rwose. Sa rwose ntacyo bitwaye gusa Petit pe, ari wenyine uri buze kuba wabyishyuranye, ntacyo bimbwiye. Gusa rwose amafaranga ni menshi pe, tugaspia amafaranga menshi ku rwego rw'uko utabitekereza. Sha mwana, uzi ko uri buze gutuma nisubira ndetse ngatekereza kabiri. Utekereza kabiri se gute kandi? Nyine man, ubwo ngo se koko baraza gutuma ntekereza ko nyine amafaranga yanjye nayishe ubusa. Taha reka turye da, ndetse ntaza kubona nisubiraho rwose amafaranga yawe. Nyine reka turya Petit tu. Barakwereka ku rundi ruhande hari abakobwa bari bicaye nabo muri iyo resitora, nabo bari gusangira. Gusa mu gusangira bose bari gusererezanya, dore ko bari kureba aba bahungu ndetse bumiwe. Ati senti yawe none numiwe pe, ndebe n'abandi basore bahagaze se bari kumva nta soni bafitiye, dore bira biryo byose batumisha. Ariko ndatekereza rwose ari ibyabo kuko nyine ntacyo bitwaye, kandi rwose kuba babitumije ngenda abona ntacyo bitwaye, nta n'ikibazo kibirimo. Ariko senti agireka gukabya koko, ndebera nawe rwose, ndebera pe, ni byinshi birakabije. Uzi ko wagira ngo ndebera none uriya ku ruhande wagira ngo nakagurubira ko ntari kuvota we. Ariko Anita nawe rwose ujya wita ku bintu bitakureba pe. Ngenda umva ntacyo bitwaye rwose kuko ibiryo ni ibyabo, amafaranga ni ayabo babitumijeho. Rero ndumva nge ntacyo bitwaye ndetse nyine bareke bana, bareke bikorera ibintu byabo. Aha ahubwo uvuze ibyo bintu rwose bitakonyibutsa we. Ese bimeze bitewe na sheri wawe? We sheri wanjye se kandi ko ngira benshi. Nyamara gasente, nyamara nushaka wisubiraho rwose ugira umukunzi umwe pe, kuko bino bintu sinzi ko bizaguhira pe. Ati kandi tuzi ko bizampira gute? Kandi nawe ndebera rwose. Ejo ni sori kumwe na Patrick. None ndebera Patrick ndetse n'abandi benshi, sha bizagukoraho. Nyamara nushaka kujya utunga umukunzi umwe mwana. Ariko sani nawe rwose njureka, none se nge bintwaye iki? Ntacyo bintwaye pe, ndetse nta naho bimbangamiye, kandi rwose bose mbabonera umwanya ndetse nkabitaho. Rero nge mba numva ntacyo bitwaye mwana, nyine nta kibazo kibirimo pe, mba numva biraho. Nyamara nuko utajya unyumva, ariko hari igihe rimwe byazakugaruka, ndetse nibikugaruka ntuzaze ngewe unsakuriza rwose. Aha ahubwo ni uba wumva nta soni ufite mwana, kubaho nta mukunzi ufite uri aho ngaho sha wasamye, kandi biriya bintu rwose sinzi ko bizakugwa amahoro. Ibihese kandi senti, nyine ibintu byo kwigira singa ukaguma uri umuntu umwe rwose, sinzi ko bizakugwa amahoro. Noneho se we kuguma ufite abantu benshi, ugira abahungu 100 ndetse na 50 biri guteretana nabo, nibyo bizaguha amahoro? Ariko byibura nanjye pe ngengeranyije nawe rwose, we kuko we birakabije pe, birakabije ndetse birenze kwite. Birakabije. Aha amusori kabisa, gusa nyuma mbona ntacyo bitwaye. Gusa barakwereka Harmon ndetse na Peace bari kurira. Peace yarisatse ndetse aburi kofi. Ati Peace, ko mbona susa nkaho buza amahoro mwana, byagenze biti? Uzi ibintu bimbayeho mwana, uzi ko nabuze kofi yanjye ntayo ndi kubona. Oya se kandi ntabwo wabinkora. Ati umwana biriseriye pe, nabuze kofi yanjye ahubwo ukambayeho. Wayishize se kandi mani ko nzi neza ko twaje hano uyifite. Nyine twaje nyifite, gusa sinzi ukuntu byagenze rwose, ubu ngubu ntayo ndi kubona. Niba nayijugunye hehe? Naba nkubeshye pe. Yesu Kristo noneho katubayeho. Ubuse turabigenza gute? Nanjye nta mafaranga mfite habe na make. Yesu we, ndasebye. Si uko ndi bubigenze gute? Bakiri muri byo ndetse bari kwisakasaka, seriveri yahise kaza. Ati mwiriwe ba boss. Ati twiriwe tumeze neza, wese umeze gute? Ati meze neza, gusa nangize mbabaze ko mwakomeje nyine ndategereje ko muri buze kuba mwatwishyura, gusa twategereje twahebye, kandi rwose murabona isaha imaze kuba yarangira mumaze gufungura.
kandi ahangama mwica nyine hari abandi baba bakeneye kuba bahicara nabo tukabakira. Ubwo rero sinzi ukuntu bimeze, numva mwatwishyura rwose pe. Umusore duhuye n'ikibazo rwose, kofi y'uyu musore nyine turayibuze kandi yari yayizanye rwose pe. Ariko bro nizere ko rwose muri mu mikino pe, nizere ko muri mu mikino kuko ntabwo byumvikana. None se mwaje hano muricara turabakira tubaha ibiryo ndetse mugura ibintu by'amafaranga menshi, nta kofi mufite kuko murumva ibyo bintu kuko bishoboka. Baya rwose mutubabarire nyine, tubabarire siki kandi numva amafaranga mugabanya ibintu by'imikino. Hano ntabwo tuba turi muri joke man, hano tuba turi mu kazi kandi rwose ntimugire ibintu by'imikino rwose, ntabwo turi gukina namwe. Nyine ndabyumva ntabwo turi gukina namwe, gusa nyine uyu mutipe niwe ari kwishyura kandi nyine rwose ndabona ikofi yayibuze. Okay sawa nta kibazo rero, nimba buze ikofi ye nimumpe telefoni zanyu bari zo nguma, ubwo nimuza kubona amafaranga rwose muraza kuba mwaza ndetse munyishyure. Aya rwose pe wowe ihangane bro, turaza kuba twakwishyura ndetse tugiye guhamagara umuntu azana amafaranga. Ati okay we genda rero umuhamagane ngenda abasigaranye uyu musore wawe, ubwo rwose uraza kumureba wuzanye amafaranga. Nukamone ese kasohoka aho ngaho hasiga pisi aho ndetse amusiga amubwira ko agiye kuba yazana amafaranga. Gusa mubona ageze hanze ese kafata umumotari dore ko yari afite amafaranga ndetse yari yanabeshye pisi ko nta mafaranga afite kandi mu by'ukuri kuko yari ayafite ndetse menshi. Ati mota wanjyanye ukankura kuri iyi resitora ko mbona ibintu byaho bincanze. Nukamone ese kagenda ndetse abisa pisi asigara aho ngaho ari mu bibazo wenyine. Ndetse musura umuhungu wawe bagiye guhamagara yaheze hehe. Ati ntiza kuri telefone yawe rwose muhamagare. Pisi bahise kwamutiza telefone, gusa mu kumutiza telefone mu guhamagara rwose amone yasaze telefone amone yayikuyeho. Ati musore rero ndi kubona muri kuducina imitwe kuko ntabwo mbyumva rwose, telefone y'ura musore ni gute nayivuyeho. Rero ugiye kugumana ndetse tujye kuba twaguha indi mirimo rwose ukorereka mpamagare rwose bose ryaro nibanza ari gukosora kuko rwose abateka mitwe tumaze kuba twabahaga rwose, mujye muza kurya ndetse mufite amafaranga yo kwishyura. Ariko se papa kuko uri kubona nazano ndetse nje kugutesha umutwe, uri kubona ndi umusore w'imbura mukoro ku buryo nazano nkakubeshya. Ni ukuri rwose nagize ikibazo cyo kuba nahugura kofi yanjye, gusa rwose ntabwo ndi umuteka mitwe ndetse sinaje ko hano rwose kugira ngo ndye nimara kurya mbashe kuba nagera ndetse mbasige mu bibazo. Byose nabibwirwa n'iki cyangwa se nabyemezwa n'iki? Ndetse ujye kuba wakoropa rwose kuko njye ntabwo ndibuze kuba nabyihanganira. Gusa bakiri kumutonganya Senti aho yarari ndetse ari kumwe na Nitanita yakomeje kuvuga ati ese Senti ko mbona uriya musore bari kumutonganya kandi nkaba mbona mugenzi we rwose yamusize bimeze biti. Shandi ko uriya musore asa nkaho ashobora kuba yabuze amafaranga yo kwishyura, ani twamusapotinze kuko tukamwishyurira. Ariko Senti uzi ko wagira ngo ugira ikibazo cyo mu mutwe. Ikibazo cyo mu mutwe se gute kandi? None se ubwo uri kumbwira ngo tugende kwishyura inzererezi nkiriya tutazi, twebwe twitaye ku bantu nk'abariya ndetse b'imbura mukoro kandi rwose badafite icyo bashinzwe, ari abantu bari aho ngaho gusa baje kuba barya imitsi y'abandi. Ngiye rwose ntabwo byishingiye, niba ushaka kuba wagenda ukamwishyura agenda umwishyurire, gusa ngiye wapi pe. Ati nyamara gashazi njye ndi kubona twagenda kuko uriya musore ikigaragara cyo nta ngeso mbi ndi kumubonaho pe. Ashobora kuba ari umwana mwiza bwo nuko ibibazo byamuziye rwose. Nuko ibibazo byamuziye genda rwose niba ushaka kuba wamufasha, gusa ngende ndi kubona ntacyo namufasha kuko ikintu ndi kubona cyo kigaragara ahubwo ashobora kuba ari umutekamitwe byangiye ndetse bashobora kuba bamufasha bakamugwa gitumo. Rero njye ntacyo najya kumufasha, we genda niba ushaka kumufasha, gusa ngiye rwose wapi pe. Aho rwose ntabwo mpari aho ngaho, nomero yanjye irafunze. Cyakora abantu muri abana babi pe. Njye numvaga twagenda ndetse tukamwishyurira ndetse akaba mwakariya kago ngandebera umusore mwiza kuriya, si kubona atari ikibazo koko. Ese nkubwire kugeza ryari Senti, niba ushaka kugenda kumwishyura agenda umwishyurire, njye ntabwo bindeba. Gusa Pisi nawe yarabirebaga dore ko yarakomeje kuba yatutizwa na bosi waho ngaho kugira ngo abashe kuba yajya gukoropa. Gusa mu kureba ku ruhande rwose yakomeje kureba Senti ndetse na mugenzi we Anita rwose bari gusakuza ndetse babareba baseka. Gusa Senti yaweho umutima waranze ndetse mu kwanga ahita akaza ahantu rwose Pisi yarari. Ati bosi bimeze bite se ko mbona muri gusakuza cyane? Muko wareka n'iki se? Kari ubungu bwigeze igegeze bitaba bushaka kuba bwakishyura. Ati se bosi nawe wivuga nabi rwose kuko uri kubona uyu muhungu ari ingegezi, reba kuntu yambaye neza ndetse no kuntu asa nabi, uri kubona kuko yaba ingegezi nk'uko uri kubivuga. Muko rero ubutaha ujye unashishoza ndetse ubimenye neza, mwene buno buhungu rwose nibwo bubandi dutuze hano muri izi karitsiye. Ibaze ko kakoresheje rwose biri y'ibihumbi 50, ariko mugenzi wako yagasize ndetse yabuze kuba yakishyurira kandi nyine ndi kumva ngiye kuba nagakoropesha ndetse nkajyane kuri ribu bagafunga. Ati no, harya umbwiye ko yakoresheje amafaranga angahe? Ibaze nyine agahungu kangana gutya ndetse kameze ibaze ko nta na telefone gafite. Ati musore nta telefone ufite kuko mu by'ukuri? Ati yego rwose sister, telefone yanjye nayibagiriwe mu rugo rwose.
rwose pe mukoni ibyo nkubwira nyine kari agatekamitwe ngayo nawe wibaze rwose umuhungu umeze gutya ubasha kuba yaza ndetse akaza nta telefone afite ukurikije n'iterambere rwose abantu bagezeho ati cyakora ndumiwe pe rero kareke gakorope ndetse mbashe kuba nagakoropesha ati oya ntumukoropeshe pe ntabwo byashoboka ndetse uyu muhungu waba umusuzuguye reka nze nkwishyura amafaranga yiwe rwose ati yesu rwose nimuri buze ko wamwishyurira ahangaha turaza kuba twakumvikana ndetse biraza kuba byacamo nuko senti yahise kwishyura 50,000 pisi yari amaze kuba yakoresha ati none ndumva ubu ngubu rwose wamureka ukagenda ndetse ukareke kuba wamuteza abantu kandi rwose nawe boss ibintu ntabwo ari byiza ubu se kuko niba bino bibazo bimubayeho ntubashe kuba wamwumva ubutaha bizagenda bite ubuse njye nagaruka kurira hano koko hoya rwose mukobwa ntabwo ari uko tutita ku bakiriya pe ndetse ntubifate nabi ariko se abantu bose bagiye baza ndetse bakazana iyi mitwe uri kumva njyewe ntafunga koko nakungukirahe hoya rwose papa gusa nyine biba bikeneye ngo muganire ndetse mwicare ibintu rwose mubyumvikane pe ntabwo ari ngombwa kugira ngo umuntu nk'uyu ndetse umusore mwiza gutyo umuteze abantu aha sa rwose nta kibazo muko ubutaha rwose uzajya byumva ariko ntabwo nyine mba nshaka amafaranga kandi ntabwo nabyitaho rwose okay ntari bino ndumva rwose wamureka nuko boss yahise kajyana ndetse asubira mu kazi gusa senti yahise kwicara aho ngaho ndetse yicarana na pisi ati ese musore witwa gute ati nitwa pisi kandi rwose muko urakoze kuba usapotinze oya nta birenze rwose nanjye nyine ni nkuko wasanga muri situation ndetse situation itameze neza rwose ukabasha kuba rwose wangirira neza ndetse nanjye ukamfasha oya rwose nyine hari umuvandimwe twari turi kumwe kuzarantengushye nari nzi ko ari buze kuba yamfasha ndetse akabasha kuba yakishyura gusa njye nyine kofi yanjye nuko nayibagiwe pe gusa nanifite amafaranga ndetse menshi ihangane rwose musore gusa nyine ntabwo abantu bose babyumva ndetse n'uriya boss ntabwo yabyumva kuko nawe urabizi rwose abantu barahindutse pe rero biragoye ko yabasha kuba yabyumva shasi nzi nyine gusa nasabye simvuze kimwe ati no ariko rwose ntabwo usabye ndetse nta nicyo bitwaye sha ndasabye uyu mukono ko utabimbwira nyine gusa ndasabye oya ntabwo usabye rwose musore ntugire ikibazo okay ahubwo nyine reka nkureke ngende gusa nyine ubutaha rwose ntukajye yibagirwa ikofi yawe kuko ubutaha sinzi uko uzagenda ndetse uhure n'umuntu mwiza nkanjye yego rwose urakoze muko ahubwo se witwa wowe gute nanjye nitwa Cynthia rwose okay fine nanjye rero nitwa Peace nizere ko duhuye nyine mpa nomero zawe basi uzinyandikire ku gapapuro ningera mu rugo ndaza kuba nakwishyura amafaranga yawe ati no rwose nta mpamvu Peace nta mpamvu yo kuba wanyishyura ahubwo we nyine ntaribi reka nguhe nomero zanjye wenda tuzajya tuvugana ndetse tubaye n'abashuti ntacyo bitwaye sa rwose urakoze gusa bakiri kuganira nitahise kaza ndetse aza ari gusakuza cyane ati se turi mu bicu uri gukora iki hano rwose shani nyine nari nkiri kuvugana n'uyu musore shani n'uyu musore ngo umuvandimwe we yaje ndetse barasangira aramusiga gusa nyine ngo ikofi yari yayibagiriwe mu rugo sha ariko Cynthia wawe umupfu mwana se wajya umenya n'ubwenge we ubwo se uri kumva kuko nguko ari ukuri yakubeshye mwana wavuze se ko ahubwo nyine shawe ntabwo uzi abahungu uriya ni imiti kwabwo kwari kugira ngo umwishyurire wavuze se ko ahubwo inzara yamwishe akabura uko abigenza akaza hano ndetse akaza kurya ati no ariko Anita wajya ugira umutima mwiza koko ubu se koko Ani kandi ibyo bintu ntabwo mbikunda nakubwiye ngo ujye ucisha make ese wuzi uwagutabara ariko Cynthia ndi kuvuga ukuri rwose pe tuni twaduhunga umwana tw'uduteka mitwe tuba twabuze aho turya ndetse inzara yatwishe tukaza tugateka imitwe ahubwo gasore ushimira uyu mukobwa rwose ko afite umutima mwiza naho ubundi rwose uburaburije ahubwo Cynthia twigendere tuve kuri uyu muhungu pe umva nyine sister amusore nyine ngaragaye nabi ndetse ndasebye gusa rwose ayo magambo si ngombwa kuyambwira pe ntago ari ngombwa aha sijya nivanga mu bya politike reka nigendere Cynthia gusa tugende ndetse tumubise Peace nyine shawe urugendo rwiza ndetse wihangane se basi ufite ayo gutega ati none ntugire ikibazo rwose nyine sindibuze kuba nabura uko ndibuze kuba natega rwose ndagenda ndetse ndashika mu rugo gusa nyine ugira ibihe byiza pe okay sa rwose nta kibazo gusa barakwereka rwose Peace ese kagera mu rugo ndetse mu kugera mu rugo iwabo wa Peace yari abakire cyane ku rwego rw'uko utabitekereza gusa ashitse mu rugo yasebye ndetse afite ikimwaro cyinshi ndetse n'agahinda kenshi gusa mama we yese kaze ndetse aramusanga ati ese Peace mwana wanjye ko mbona wababaye cyane byagenze biti mama wareka n'iki ko noneho uyu munsi zanyumiyeho none se mwana wanjye byagenze biti ndi kubona ubabaye cyane nyine ndi kubona atari ukunguku nkuzi rwose mwana wanjye bino bintu ntabwo bisanzwe mbwira Peace mwana wanjye byagenze biti ninde wakuvuze se mama nawe kusubirika nyine uri gukabya pe utwagira ngo ndagahinja oya rwose mwana wanjye urabizi mbafite muri batatu kandi nyine mba ngomba kumekinga showa neza kumeze neza Peace mbwira byagenze biti hari uwakuvuze se basi njye kumuhana
mama ntawamvuze pe, nta n'uwagize icyo antwara gusa mama uzi ibintu byambayeho. Ese Peace byagenze bite nyine? Mbwira mwana wanjye uzi ko gutuma ngira ikibazo. mama njye nyine najyanye na Moni muri restaurant kuko nari namwemereye ko rwose nzamugurira. Noneho bigenda bite? Sha mama nyine nagezeyo turiyakira gusa nyine ndebye mu mufuka wanjye nsanga nabuze kofi. None se mwana wanjye ko wabuze kofi ni ikibazo? Sinkeka rwose Moni yari guhita akakwishyurira, yari kubura amafaranga. Mama wajya kumbwira ko rwose inshuti ari Yesu simbyumve, gusa uyu munsi rwose niho nabibonye. None se mwana wanjye niho ukibimenya? None se byagenze gute? Yakwikabutse? Mama yanyikabutse se gusa ahubwo wavuze ko ahubwo nyine yambwiye ngo ajye kuba yashaka amafaranga akagenda ndetse agahita akakuraho telefone nkamubura. Mwana wanjye nose ubwo ngubwo kuko byagenze biti? Nyine boss waho ngaho yahise kaza ndetse ashaka kuba yankoropesha, gusa mama haje umukobwa mugira neza ndetse umukobwa mwiza cyane rwose aramfasha nyine ndetse aranyishyurira. None se mwana wa Patrick ushatse kumbwira ko rwose ukunguka ari umugome? Yego rwose mama njye natunguwe ndetse nyine yashaka yankoreye ibintu ntazi pe, yantunguye nanizi ko ari inshuti yanjye gusa yantengushye pe. Mwana wanjye wenda sinagira icyo mbivugaho ndetse birababaje bitewe n'isoni kubona umwana umeze nkawe rwose abura 50,000 byo kwishyura. Uriya musore burya se wamuhaye akazi muri kampani ya so? Yego rwose mama njye namuhaye akazi gusa sinarinzi kubera ibintu yabinkorera. Ese kuki abantu bahindutse? Ntiyagize n'ipfunwe ngo atekereze ko basi wanamwirukana? Mama ibyo tubireke, sina ngombwa ngo kugiriye inabi rwose nawe yimwishyure. Yego rwose mwana wanjye gusa mwihorere nta kundi, ariko icyo nkeka rwose umukobwa se basi wamwishyuye amafaranga ye? Oya rwose mama nyine yambwiye ngo mbyihorere, ngo nyine mama ngo nawe ni nk'uko undi muntu rwose yaza ndetse akamufasha. Mbega umukobwa ufite umutima mwiza rwose mwana wawe. Umukobwa mpise ko ngira umwete wo kuba nahura nawe rwose. Sha mama nanjye nyine yankosoye pe, yantunguye gusa yari ari kumwe n'undi mukobwa. Yesu Kristo, yari ari kumwe n'undi mukobwa rwose yitwa Nita, we yari yicaye ari umudayimoni mubi. Bibaze ko mama yari yanze ko ananyishyurira uwo mukobwa. Yego rwose mwana wanjye ujye ubimenya ndetse ubizirikane iteka, tuzahura n'abantu beza ndetse n'ikindi gihe duhure n'abantu babi, gusa nyine biba byiza abo bantu bose iyo ubashije kuba wabana nabo neza. Sa mama nyine nta kundi pe, none se nabigenza gute? Bukeye bwaho Peace yahise kagera ndetse ajya muri kampani yagiye mu kazi. Gusa mukashika yasanze Patrick yicaye ndetse yakozwe n'isoni n'ikimwaro rwose, dore ko byari bigaragara ko rwose afite isoni bitewe n'ibintu rwose yari amaze kuba yakorera Peace. Gusa Peace yarabyirengagije ndetse ahita akarenza, ahita akamubaza ati se bimeze bite mwana ko mbona utari kuvuga? Bimeze bite se mwana ko ntabyo? Ati se byagenze bite kandi muvandi? Sha nyine bro I'm sorry kubw'ejo nageze hanze neza amafaranga ndayabura ntumutwe pe, mpamagara n'abashuti banjye bose ndababura pe. Nyine ndagenda ngiye gushaka amafaranga gusa ngarutse nyazanye nyine barambwira ngo wagiye ndetse wahavuye. Bro uzi ko ari ahantu rwose nahavuye hashize nk'amasaha 2. Sha Peace I'm sorry pe, ngiye nahagarutse rwose hashize nk'isaha 3, ubwo nubwo naje nsanga rwose wagiye. Gusa nyihangane rwose byagenze bite? Nyine byagenze neza, hari umuvandimwe wanyitayeho ndetse yabasha kuba yanyishyurira. N'inshuti zose ntabwo ari mbi pe. Oya rwose Peace nawe ntukavuge gutyo, none ushatse kuvuga ko naba naragukwebye? No bro, ibyo ngibyo ntabyo mvuze ndetse ndabizi neza ko ntabyo wakora. Gusa nyine icyo nari ngambiriye kuvuga, nyine hari undi mutipe nyine waje ndetse aransapotinga mu bufasha pe, abasha kuba yanyishyurira mani. Nyine naratunguye pe, haracyabaho abantu beza ndetse cyane. Of course bro baracyari ndetse beza, kuko nyine abantu bose ntabwo baba babi pe. Sha aho ngaho rwose narabibonye, abantu bose ntabwo baba babi, kuko nyine hari umuntu wasapotize ndetse mbona kampaye ubufasha pe. None se man reka dutangire akazi ndetse tureke kuba twatinda. Gusa nyine turi kwangaza abakozi ndetse dushaka abakozi bandi kugira ngo twongere ino kampani, kuko uri kubona rwose abakiriya bamaze kuba batubana benshi. Of course rwose Peace abakiriya bamaze kuba batubana benshi, kandi rwose nanjye urabona ahantu rwose kuhakora njyenyine nyine bizajya bituma kenshi ngira stress, bibasha kuba byanabaresha nabi mu mibare pe. Bro niyo mpamvu rero tugomba kuba twashaka abakozi benshi. Sha bro tugomba kuba twashaka abakozi, ahubwo nyine amatangazo usaranga akazi ejo nsimwa ya printinze ndetse ntimwayashize hanze. Bro twayashize hanze ndetse no ku maradiyo yose twayanyujijemo. Ejo ndatekereza rwose hariho abantu bazaza ndetse bakabasha kuba bakora ama interview yabo y'akazi. Gusa rwose barakwereka aho Cynthia yarari ndetse na Nita bari bicaye ndetse bari kuganira. Ati Sani wabonye itangazo ry'akazi mani? Wareka n'ikibuzi ko naribonye, nabonye hari igikampani kigiye gutanga akazi, gusa na prize yo man ndetse bankonfirmye nyine ejo nzajya kuba nakora interview. Uzi ko nanjye ariho na prize.
Cynthia ibintu byacu bishobora kuba biriho n'Imana we, ubushuti bwacu bushobora kuba bukomeye, ibaze ko nyine twagenda ndetse tukahahurira twese kandi nta n'umuntu n'umwe rwose ugeze ugisha undi inama kugira ngo tubashe kuba twakapurayinga we. Gusa njye nari nzi ko ndibuze kuba nabikubwira nawe ukapurayingane, nyine nanjye nari nzi ko ndi bubikubwira gusa nari napurayinze imbere yawe. Ati ntacyo bitwaye rwose, ikizima nuko twese twapurayinze ndetse bakabasha kuba batwemera ngo nyine ejo reka tuzajye muri interview. Gusa Imana izadufashe pe, kuko kano kazi turagakeneye muvandi, turagakeneye ndetse cyane pe. Ahubwo se uvuze ibyo ngibyo uranyibutsa wa mutipe we, wa mutipe mwaravuganye, uhe mutipe se kandi wa undi mwari muri gukundana ejo bundi, reka shana naragakatiye narakiyore, nabonye kari kuntesha umutwe. None ushatse kuvuga ko ubu ngubu Cynthia yari single? Shari ko buriya nyine ngiye muri iyi minsi ndi single ndetse navuye mu bintesha umutwe. Rega biriya bintu birajagaraza mani, kandi iyo urebye ubona nta profit yabyo. Cyakora nyine biranajagaraza pe, gusa tuba tugomba kubicamo ndetse tukabicamo neza. Reka dutekereze ku kazi ndetse dutekereze kuri interview tugiye kuba twakora. Ahubwo wowe ukivuga gutyo dore wa muhungu arampamagaye. Uhe muhungu se kandi wow, ndi peace mani, ndi kubona mpamagaye pe. Ati wow, ni byiza rwose mwitabe ndetse umuvugisha. Nuko Cynthia yahise ko yitaba peace. Ati Cynthia bimeze bite se? Bisa rwose peace, wese amakuru yawe? Amakuru ni meza rwose Cynthia. Ese ko watinze kumpamagara ranti, wari no kumbaza amakuru ejo kuntu nashitse ko nashitse neza we? Cyakora abasore baragwira we rwose, sinjya nkumenyera nubwo tutaramenyana. Nyine amusore rwose pe Cynthia, ejo nashikiye mu kazi kenshi sinabasha kuba nabona rwose uburyo naguhamagara. Gusa nyine ubu ngubu nibwo nari mbobotse ndetse niyo mpamvu mpise ko nguhamagara. Gusa nari mbigambiriye muri mind yanjye rwose pe. Okay fine, ntari rwose niba ari ubigambiriye, kandi rwose ikizima nuko bibaye ndetse ko twongeye tugahuza. None se amakuru yawe? Amakuru ni meza ndetse meze neza, nta kibazo rwose, ndashima Imana. Wabonye ugera mu rugo, sinari ndi kubona stress ufite zitari buze kuba zatuma rwose ugera mu rugo ejo. Wareka n'iki se Cynthia we? Ejo nari ndi kumva nasebye ku rwego rw'uko utabyumva, none wa muvandimwe wawe we uzi ko yavugaga nkumva nkubiswe n'inkuba we. Wowe se uri kuvuga Anita? Ya wa mukobwa rwose Anita yaravugaga nkumva ngi ewe koko, uzi ko yari gutuma ahubwo ntekereza ko nasabye cyane kurushaho. Oya rwose pe, uriya ntacyo atwaye, nyine ni kuri yimereye gusa, nta wundi mutima mubi pe, nta wundi mutima mubi rwose, n'umwana mwiza nuko nyine ni kuri ya reacting sometimes gusa. Shana umwana mwiza bwo cyane nuko utabyumva. Arisho wasebura nizere ko ari umwana mwiza ra? Ya of course rwose n'umwana mwiza, ahubwo nyine nuko hari igihe nyine nawe rega biragoye ko wakizera umuntu rwose ko yaje muri restaurant ndetse nta mafaranga afite. Rero buriya nawe nicyo cyamugoye gusa, ahubwo ndi mu buzima busanzwe rwose uriya n'umwana mwiza ndetse nta n'iribirye. Sha biragoye ko umuntu yabyizera pe. Wahise utabyizera? Shana umwana mwiza bwo maze mwizere cyane. Oya ibyo ndetse ibindi yaba ari umwana mwiza cyangwa atari umwana mwiza, gusa nyine Cynthia ntabwo ari byiza biriya bintu pe, kuba wareactinga mu bantu utazi impamvu y'umuntu nimwe, nabwo nyine ugatangira umucira urubanza. Uzi ko yanciriye urubanza ngatangira kumva ko rwose nanjye ibintu nakoze ari byo. Oya rwose pe, nta mpamvu we bireke ndetse ubipowe mwibagirwe, ubibare nkaho rwose bitabaye. Ubwo se wabara ikintu ko kitabaye kandi cyarabaye we? Tubireke mwana bikwamereka ndetse no kuba wabitindaho. Sareka nkureka ahubwo nyine usubire mu kazi, ubwo turaza kuba twasubira Cynthia. Nyine iyo nomero yanjye uyisevinge. Sha nyine urakoze peace, nari nzi ko nzaguhamagara gusa nyine mbura nomero zawe tu. Ejo nari nzi ko ngiye kuguhamagara mbura nomero zawe. Thank you nyine, kandi umubare kuba naratinze kuba naguhamagara, kandi rwose appreciate pe, nabonye uri umwana mwiza. Gusa rwose nta birenze kuko nabikubwiye, nanjye biriya rwose umuntu wese yabikora ndetse ari kumfasha. Ahubwo nyine reka nkureke nyine ukora akazi ndetse ugire umunsi mwiza. Gusa rwose nawe ugire umunsi mwiza pe. Gusa noneho yari ari we yakomezaga kwibaza koko mu by'ukuri nimba peace yaba yamubabariye kuko atari uburigya bitewe n'ibintu byose rwose yari yamaze kuba yamukorera. Gusa akiri muri ibyo peace yahise kaza ndetse aramusanga. Ati we hayi peace ni uri kumvugisha se? Wake up bro. Shanyine nari mpuze gato, sinari ndi kubyumva, sinari ndi kumva ndetse n'ibyo uri kumbwira, se n'ibyo uri gutekerezamo. Shawareka n'iki Imana, nyine ndi kumva ntazi ibyo ari byo, ndi kumva nacanganyikiwe tu. Se wacanganyikiwe kubera iki? Hari uwakwibye ndetse hari ibyakubayeho? Ati no nta byambaye, ahubwo nyine sinzi ibintu nanjye ndi gutekereza muri mind yanjye. Rero ugomba kubyibagirwa mani, ugomba kubyibagirwa ndetse ukabikwama. Si ubwo ngubyo bintu rwose wabivamo, byibagirwe mani nta birenze.
aha nta kundi nyine reka mbyibagirwe gusa ndi kumva mani ifite stress muri njye sinzi ari ukubera iki. Amoni we forget it man, byibagirwe byikuremo. Ese nibyo uri gutekereza ari umukobwa se wakunze? Yakibari n'ibyo bro, abonye ndi kumva muri njye ntazi ukuntu meze, ndi kumva njagaraye. Ati no, nta mpamvu mane yo kwijagaraza, hari umuntu se mufitanye ikibazo? Ati no, nta kibazo rwose, nta muntu n'umwe dufitanye ikibazo. Ati se ngiye hari ikibazo ngiye nawe dufitanye basi kugira ngo ukomeze kwicira urubanza ndetse witekereza wumva ko rwose ari ikosa ufite? Ati no rwose nta kibazo pe, hari ubwo se ejo waba warandakariye pisi kubera ko nagusize hariya hantu? Ati no, wongeye rwose ntabwo nakurakariye pe, kuko impamvu yawe rwose irumvikana kuba waragiye gushaka amafaranga ndetse waza ukahambura. Ntacyo bitwaye bro, ntacyo bitwaye mani, nibera ni ibintu bisanzwe kandi kizima rwose nuko nahavuye ndetse nkahava amahoro. Okay fine rwose bro, nimba rwose njye nawe nta kibazo dufitanye, ubundi ikintu mashaka ndetse mba nkeneye no kuba namenya cyambere nuko njye nawe rwose twaba tumeranye neza. Iyo njye nawe tumeranye neza rwose ibindi ntacyo babimbwiye, mba numva rwose bibaye. Okay fine rero bro, dowori kabisa, bwo nyine wewe wake up ndetse uva mani courage, gira courage, va muri ibyo ngibyo, itegure mani, dore ejo dufite abantu ndetse dukeneye kuba tuzakira abantu ndetse tukabakoresha interview. Rero please try your best bro, gerageza ukuri uko ushoboye kandi ejo tuzabaza abantu ibibazo bikomeye rwose. Gusa specially tuzibanda kuri discipline y'abantu ndetse nuko bitwara, kuko rwose abantu bo baba bafite ubumenyi ndetse bwinshi butandukanye, ariko buriya nyine kiba kirenze mani ni ukuntu bitwara, nyine imyitwarire yabo ndetse n'imico yabo ndetse n'uburyo bitwara nyine imyifatire yabo. Peace kabisa, iyi kampani uzayiteza imbere kuko mama ufite ubwenge rwose, urimo intelligence rwose. Patiri mbifatikanyijemo nawe kuko mama uri inshuti nzima. Ubwo se peace nibyo kuko nta buryarya bubirimo? Ati no bro, ubwo se naba ndi kukuryarya kugira ngo nunguke iki? Niko kuri mani, niko kuri. Nuko barakwereka bwarake ndetse mu gucya rwose abantu bose baza muri interview. Gusa mu kuza muri interview Anita ndetse na Cynthia nabo bose bari bahaje. Ese Cynthia ariko mufite ubwoba mwana bw'iki kizamini tugiye kuba twakora? Oya rwose mwana, ngiye sinzi impamvu nyine ndikumva nta birenze, nyine ndikumva ndimuze kuba nagitsinda pe. Wambabariye rwose, ngiye ndikumva mfite ubwoba ku buryo utabitekereza. Oya rwose Anita mwana, ahubwo ikuramo ibintu by'ubwoba rwose, kuko nutugirira confidence uri kumva ari ndirubuze ko wayikugirira mwana. Ahubwo ngerekane yinjirire rwose, ndikumva nta bwoba mfite, sinzi ari ukubera iki. Nuko barakwereka Cynthia yahise ko yinjira aho bari gukorera interview, cyane cyane rwose ko Peace ndetse na Mona nibo bari gukoresha interview. What? Cynthia ni wowe rwose uri hano? Ati ya rwose banyakubahwa ni ngewe ndahangaha. Ati okay, cara rero ngukoresha interview. Nuko Peace yahise akoresha Cynthia interview ndetse aramubaza, gusa mu kumubaza rwose Cynthia yasubije ibibazo bye byose neza. Ati rero Cynthia urabusohotse ndetse urindira igisubizo cyawe rwose, numara kuba warindira igisubizo cyabwo ngo turaza kuba twakubwira. Nuko barakwereka Cynthia yahise kasuka, gusa mu gusohoka yari yatunguwe cyane rwose, dore ko byari byamucanze byanamurenze. Gusa mu kwashika yasanze Anita hanze ndetse nawe yahiye ubwoba bwinshi cyane. Ati se Cynthia ko mbona ufite ubwoba ndetse ko mbona wagira ngo uratunguwe, watsinzwe se? Ati no, ntabwo natsinzwe rwose, ahubwo ibyo mboneyemo nibyo bigoranye ndetse nibyo bincanze. Ati bigenze bite se kandi? Ataha gusa mwana nta nibirenze, nabonye n'ibibazo bambaje nta birenze nabisubije neza, hatabayeho rwose ibintu byo gutanga ruswa ndetse n'ibindi byose. Nyine ikizamini naza kuba naba success pe, ahubwo wowe genda ugereyo ndetse nawe urebe byari byo. Nuko Anita nawe yahise kwinjira mu cyumba bari gukoreramo interview. Gusa mu kwashika yahise ko bitwara inkuba ndetse agira igihunga cyinshi, dore ko yahise kabona ko rwose Peace wa ndera ari gutuka cyane bari muri restaurant, ndetse avuga ko nta muhungu murimo yabonye ari we rwose boss ndetse ari uri gukoresha interview. Ati Peace ni uri gukoresha interview? Ati ya ngiye rwose ndi gukoresha interview, ahubwo icara rwose tukubaza ibibazo byawe ndetse nutsinda urabona akazi, gusa nutsindwa rwose nabwo nyine amahirwe ntago azaba ari ayawe rwose, ntago uri buze kubasha kuba watsindira uyu mwanya rwose w'akazi. Sa rwose murakoze ntaribi. Nuko Anita yahise ko yicara ndetse batangira kumubaza, gusa bitiye n'ubwoba ndetse n'igihunga rwose ibibazo ntabwo yigeze abisubiza neza. Ati rero Anita si twakwizaza rwose ko ribuze kuba wabona akazi, kuko rwose ibintu byose abisubije nabi, sinzi impamvu ndetse nabona gusa n'ufite igihunga. Gusa genda wicare hanze ndetse wicarane n'abandi rwose, turaza kuba rwose twasoma amanota, ubwo nuza kuba watsinze uraza kuba wabona akazi. Nuko Anita yahise kasohoka, gusa mu gusohoka rwose Samoni ndetse na Peace basigaye aho ngaho baseka cyane. Ati Peace usiko manu uri ari wa mukobwa watutse ndetse cyagiye twari turi muri restaurant wansize? Ati urase niwe wari kumwe na wundi wagusapotinze? Ati yego mwana, uriya niwe wari kumwe na mukobwa wasapotinze, ahubwo se wareka n'iki mwana ko rwose Cynthia wa wundi waje twakoresheje interview ari we wampaye bya 50,000. Ati
ati aha ubwo se tuvuge ko uri buze kuba wamwima akazi. Ati no, ntabwo rwose ndi buze kuba namwima akazi kuko rwose wabonye nuko yasubije neza cyane ndetse atanitaye ko yamfashije. Cyakora nyine yasubije neza cyane pe, yasubije neza ndetse nta n'ikintu yitayeho. Kuri yasinzi ko rwose yazanashobora kwita ku bakiriya banjye. Uriya nyine ndi buze kuba namujugunya nta kundi namugira. Ati ubwo se koko urisereye ko kuraza kuba wamujugunya? Ati none tsure namusigaza hano kuko mumaze icyo umukobwa umeze kuri yawe indiscipline. Ati sa nta kibazo rwose njye sinjya nivanga mu byanyu, ubwo ngubwo uraza gukora ikiri buze kuba cyagushobokera. Gusa barakwereka rwose Anita waho yasohotse yababaye ndetse afite ubwoba bwinshi cyane ndetse ari kurira. Ati ani kuri kurira cyane se byagenze biti? Ninde ugukubise? Hari umuntu ugukubitiye mwa kiriya cyumba wari uri gukoreramo interview? Wapi nta muntu ukubise, ahubwo gusa ndikumva nyine senti uri umugome ku rwego rw'uko ntabitekerezaga. Koko undeke ndetse unshore rwose unyinjizemo, hari ubizi neza ko rwose wa muhungu natutse turi muri restaurant uri gukoresha interview. Ani nanjye nagezemo nkubitwa n'inkuba rwose pe. Nakubiswe n'inkuba gusa narebye rwose nditegereza mbona n'indi buze no kuba kirimo ibyo ngibyo Amoni ndetse na Peace base kubasohoka ndetse baza kuba babatangariza amanota. Gusa mu gutangaza amanota rwose Anita wehe rwose yari yafailinze, dore ko yari yatsinzwe bitewe n'ibyo yari yakoreye boss ndetse si n'ibyo gusa, dore ko no mu misubirize ye bitewe nuko yari yamaze kubona ko Peace ari wa musore yahemukiye ntabwo yigeze asubiza neza rwose. Gusa Cynthia we rwose yari yabonye akazi dore ko yari yasubije neza cyane. Ati rero ndakeka rwose mwese mubyumvishije ndetse n'amanota yanyu mwayumvishe kandi mwayamenye. Abantu rwose bidatinze nyuma y'icyumweru kimwe nasomye ndetse bavuzwe ko batsinze bazaza ndetse batangira akazi kabo. Nuko Anita yese ko yicuza ndetse ararira cyane, atangira kwicuza impamvu rwose yagiriye nabi ndetse yavuze nabi rwose Peace. Gusa Cynthia w'ibyishimo byari byose dore ko yari amaze kuba yabona akateye rwose no kwicisha bugufi kwiwe ndetse no gufasha abantu bose atitaye kuwuriwe. Kandi rwose amafaranga yari agiye kuba yahembwa yari menshi ugereranyije rwose nayo yari yahaye rwose Peace. Ndabakunda cyane, inkuru yacu nahangaho irangiriye. Kwibutsa kugirira neza bose rwose kuko ntabwo rwose ubuze umuntu uzagufasha.